Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Nguhaye ikaze kuri Golgotha Temple Ministry. Nguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Nguhaye ikaze kuri service y'amanwa kuri itariki topile side kota ya 20 z'ukwezi kwa 10. Ndakwegereje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri kumwe na Reverend Moses. Nguhaye ikaze kuri Golgotha Temple Ministry. Niba aribwo bwa mbere ugezeho ukande kuri subscribe kugira ngo urusheho kujya udukurikira mu buryo bworoshye. Golgotha Temple ni umurongo Imana iguciye kugira ngo ujye urushaho kumva ijambo ry'Imana cyangwa se urushaho kunguka mu byinshi mu byerekeranye urugendo turimo rugana mu ijoro. Imana y'amahoro duhana umugisha. Rero reka dusenga n'Imana, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, byiringiro bizima. Nsengeye umuntu wese ugira ubuntu bwo kugera kuri Golgotha Temple Ministry. Umugaragu wawe ndakwinginze ngo uyu muntu ugira ubuntu bwo kudukurikira umuhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kubyumvishe papa. Amen. Imana y'amahoro duhana umugisha. Rero ndakwegereje muri uyu munsi, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana ku buzima bwawe. Message nkuzaniye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tumaze kuririmba karimbo kavuga ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Haleluya. Ndumva mfite ishimwe. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo muri iyi message Imana imari kukuzanira nawe harimo ishimwe Imana impaye, kugira ngo iri jambo ntabwo rije byonyine gusa, ahubwo rije ririmo n'ishimwe. Imana nabizi igiye gukoreramo ukimara kuryumva wakira ishimwe. Topile side kota kideko. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Reka mpanure ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turatangira, reka niyegereza abantu mudukurikira muri mu migabane y'isi. Abari Burayi mudukurikira tuba tubabona, abari mu migabane ya Amerika, abari muri Afrika, abari mu migabane ya Asia mudukurikira, badutera courage, abatubwira ko muri kubonera imirimo y'Imana kuri Golgotha Temple Ministry. Imana ibaho umugisha n'ubundi raje ikore n'indi mirimo, kubera ko nicyo Imana iduhagurukirije. Nta kindi cyatumye Uwiteka Imana akura Mose mu ntama zo kwa sebukwe no mu ihene yararagiye, ikamuhamagara kwa kugira ngo akure ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Topile side ko nukaburi Golgotha. Rero igorogota hari amavuta akura abana b'Imana muri Egiputa. Ndagira ngo nkubwire ngo ukuri kurushaho kudukunda, ukuri kurushaho kugenda utwumva, umwuka w'Imana duhanzemo kugira ngo uve muri Egiputa urimo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka mpanure ku buzima bwawe. Rero Imana y'amahoro ikwishimire. Ngiye guhanura muri Yesaya 29, ndahera ku murongo wa 17 imanuka, mpanura ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ije kuvugana nawe. Uyu ni umwanya Imana ije kuvugana nawe mu mavuta gukura mu buretwa bwa Farao. 17 igice cya 29 cya Yesaya. Hasigaye akanya gato i Lebanoni hakaba umurima wera cyane, kandi umurima wera cyane bazawita ishyamba. Uwo munsi igipfamatwi kizumva amagambo yo mu gitabo, n'impumyi zizahumuka zikire ubuhumyi n'umwijima. Kandi abagwaneza nabo bazagwiza umunezero wo kunezerwa mu Uwiteka, n'abakene bo mu bantu bazishimira Uwera wa Isiraheli. Haleluya. Reka tugarukiriza ahangaha.
iyo niyo message yawe to pile side kota kideko. This is your message. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije kuvugana nawe, Imana ivuganye nawe. Hasigaye akanya gato i Lebanoni hakaba umurima wera cyane. I Lebanoni urashiramo urugo rwawe. I Lebanoni n'umunyabwenge urashiramo umutima wawe. I Lebanoni nureba kurukumvira umwuka urashiramo plani yawe. Numara gufata plani yawe cyangwa urugo rwawe ukaruhagarikamo ukagwita Lebanoni, Imana iri gushyigikira muri iri jambo ry'Imana. Haleluya. Amavuta Imana iduhaye nayo kugira ngo ugubwe neza. Hasigaye akanya gato cyane. Pile sideko. Nakanya gato cyane imbere y'Uwiteka, ariko reka nakubwire ngo nakanya gato ya kubuzima bwawe, nakanya gato cyane i Lebanoni hakaba umurima wera cyane, nakanya gato ya mu rugo rwawe ibintu bikagenda neza, nakanya gato muri business yawe ukungukirwa, nakanya gato yo diploma yawe igaheshwa umugisha kuko n'ikimana inzaniye, nakanya gato ya cyane i Lebanoni hakaba umurima wera cyane. Niko Imana ivuganye nawe uyu mwanya, niyo mavuta Imana impaye ku buzima bwawe. Nakanya gato cyane i Lebanoni ibyanze kwemera bikemera, kuko niba hari uburumbi Lebanoni ngo ni igihe gito cyane hakaba noneho umurima wera cyane. Ijambo rirasobanutse, ni cyane ntabwo ari buhoro. Bivuga ngo ibyarumbaga bigiye kwera nta nubwo biri bwere buhoro, ahubwo birera cyane. To pile side kota kideko. Ngo kandi ngo umurima wera cyane bazawita ishyamba. Bishatse kuvuga ngo uburyo umurimo ugiye kwera, uburyo ibintu bigiye gukunda, hari shimwe rigiye kuvukamo, bigiye kwera ku buryo n'abantu bibavugisha. To pile side kota kideko. Hari ikintu Imana igiye kugukorera ku buryo abatambuka nabo bazavuga. Ikintu Imana igiye gukorera ku buryo abazabyumva nabo bazavuga bati Imana iracyakora. Reka nkwibutse inshuti yanjye, Imana iracyakora, Imana iracyakora, Imana iracyakora. Hahirwa uwizeye umwami Imana, hahirwa uwizeye umwami Imana. To pile side. Yesu yagiye abwira abantu bahuye nawe akababwira ati bikubere uko uwizeye. Hahirwa umuntu wizereye muri iri jambo, hahirwa umuntu wizereye muri aya mavuta, hahirwa umuntu wizereye mu cy'Imana ivuganye nawe uyu mwanya. Ngo uyu murima Imana igiye kumeza i Lebanoni ngo uzera cyane, ngo kandi ngo numara kwera cyane bazawita ishyamba. Yesu aduhana umugisha. Bazawita ishyamba. Niko birivuze, n'abandi bazawita ishyamba, n'ababibona bazawita ishyamba, n'abatambutse kuri uwo murima bazawita ishyamba, n'abumva amakuru y'uko uwo murima weze nibo bazawita ishyamba. Mu yandi magambo n'abandi, kuko nyirawo wazaba ari gusarura, nyirawo wazaba ari guhunika ibigega, nyirawo wazaba ari kugira gute. To pile side kota kideko gusevinga. Ubu nyirawo azaba ari mu munezero, nyirawo azaba ari gusoroma. To pile side kota kideko. Nakubwiye ngo fata icyo kibazo cyawe aho wabonaga bidakunda, Imana y'Igorogota ikwambura amaboko ya Farawo. Fata icyo kibazo cyawe urimo gucamo, fata ibyo bintu wabonaga bitemera, Imana yampamagaye, Imana ihanze muri Mose. To pile side ko igukure muri amaboko ya Farawo. Uyu ni umwanya wo gukurwa muri mu maboko ya Farawo. Duhagaze mu ijambo ry'Imana, duhagaze mu ijambo ry'Imana ritavuguruzwa, duhagazwe mu ijambo ry'Imana ryari rigenda rigasobota. To pile side ko rikagira mugi ameze nk'ayikira, rikagira mugi adasanzwe. Ngo umunsi gipfa amatwi kizumva, ntabwo bizagarukiraho kuzasarura, ngo ahubwo ngo nutumva gazumva. Uterwa kumva inkuru nziza, hari inkuru nziza igiye kumanukira mu matwi yawe, nirangiza amatwi azibuke, kubera yuko hari cyiza kije. Hari ukuntu umuntu ahora yumva ibintu bibi n'amatwi akaziba, amatwi yakuzura umwijima. Ngo ari kuri Lebanoni, ngo igihe cyaho kirageze yuko hazi ijwi ryiza, ryamara kuza ijwi ryiza, reka nkubwire, umucyo uzukuraho umwijima. Ubundi aho umucyo uje umwijima urahunga. I Lebanoni mu matwi yaho hari hamazemo, harabuditsemo umwijima kubera amagambo mabi, ariko
ngo n'ibipfamatwi bizumva. Hari ijambo ryiza Imana ije kuvugira Lebanoni, hari ijambo ryiza Imana ivuganiye Lebanoni none ahangaha, hari Lebanoni none ahangaha topile side ko Imana iri kuvugana nayo. Si umutima wawe buriya, si urugo rwawe, si business yawe, si target yawe ufite muri isi ukabona biri kugenda byanga, nicyo kibazo. Hari ijwi ryiza ry'Uwiteka, hari ijambo ryiza ry'Uwiteka rimanukire Lebanoni, kugira ngo wari warazibwa amatwi n'ibihacamo, wari warazibwa amatwi n'imvugo y'umwijima cyangwa se n'amajwi y'umwijima, haje ijwi ryiza ry'Uwiteka rije kuzibura amatwi. Ngo umunsi igipfamatwi kizumva amagambo yo mu gitabo, ngo n'impumyi zizahumuka zikira ubuhumyi n'umwijima, ngo kandi popile side ngo abagwaneza nabo bazagwiza umunezero wo kunezerwa mu Uwiteka, ngo n'abakene bo mu bantu bazishimira wera wa Isirayeli. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Muri iri jambo Imana ikuzaniyemo umunezero, muri iri jambo si ukweza gusa, ahubwo Imana ikuzaniyemo n'ibyishimo, ngo n'abakene bazanezererwa Uwiteka. Ushobora kuba ukennye ijambo, sinzi n'ikindi kintu waba ukennye, ushobora kuba ukennye amahoro, ariko muri iri jambo ikintu cyose waba ukennye Imana ishyize ku murongo mu izina rya Yesu Kristo. Kugira ngo ndarengangase, ahubwo reka dusengane Imana. Ukeneye ko dusengana mu buryo bw'umwihariko, nomero zacu zibona. Duhagurukiye mu mavuta ya deliverance yo kubohoka, duhagaze mu mavuta ya Mose yo ku bwoko bw'Imana muri Egiputa. Imana y'amahoro duhana umugisha, reka dusengane Imana. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, nkweretse umuntu wese ugira ubuntu bwo kutwumva Mwana. Hindura ibyanze guhinduka, mpanuriye ubuzima bwe nyobowe nawe, ngaho ihesha icyubahiro muremera amashimwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka ngusabe kandi kuri subscribe, ntukaburi Gorogota mu izina rya Yesu Kristo.